Ni story time reka twicare tuzibare apana izandabaga ngunda cyangwa bakame nkumbi yarine sana aririmbira itorero acyambara amarumbi utanabona ibibero nkumbi Philipita kera kiri umusore ajya gusengera umukunzi mu barokore gusubu ni muze utarigeze umugore ni mu muhaga konire kuyu musaza mupowe njya nkumbura yago asohora suwejo yago arabimusabye bose nari basabye nta kibazo bitwara yago amusabye kumuririmba akubwira ngo iki yago ni umuntu yes reka nanone nongere mbahereza ikaze bakunzi bacu nangire mbasuza mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese ubungubu ngarukanye n'umwe mu basore bari kubica bigacika hano hanze muri iyi minsi umeze gute? I'm coolest nta gipfuye ndatekanye umeze fresh cyane ni flammable imihanda imeze ite rero? imihanda niko gahunda ni kwa kuyifata tu we are still pushing turebe ko twayifata. Okay, ndikumva watangira wibwira abantu nyine bagukurikiye muri kano kanya. Ni story time reka twicare tuzibare apana izandabaga ngunda cyangwa bakame nkumbi yarine sana aririmbira itorero acyambara amarumbi utanabona ibibero nkumbi Philipita kera kiri umusore ajya gusengera umukunzi mu barokore gusubu ni muze utarigeze umugore ni mu muhaga konire kuyu musaza mupowe njya nkumbura yago asohora suwejo yabaye hit ikinwa henshi mu matempo izayikurikiye zabigize zero na ere wazikora ubu yazisibye nkejo njya nkumbura P akatira Veronica ngo abonye umwana ukeye nka Bikira Maria gusa ikibabaje Maji yarereye iniga hanzanja numva ngo yarongoye karashika. It's a story time reka twivugire bro njya nkumbura agapfiza atari yo ngo zijipo nkumbuye yanga na za nkumi z'inyakariro nkumbuye na Jay yantoje gukunda umurimo Lafya Tough Gang barara ku ikarito bagipusha inyonga street bibera ghetto ku myaka 7 y'amavuko numva maganya hari mfita amakuru no mwijuru nikabaka njya nkumbura Kiyovu gitwara ibikombe njya nkumbura Melody kiba mu bukode social media zitaravubura inote tukibyiniza impara muziki kirana loge ni story time reka ngaruke tubasebye tuvuge byose reka umuceri tuwumene nkumbuye Safi na Judith mu rukundo nkumbuye karahanyuze apani y'imisundo nkumbuye kera pasteur atarya ibyana atiyoberanya atajyapfa gukora icyaha agifita agakiza gikorera Imana gusa aho bigeze nta muryango adakomanga abapadiri nibo bari gupusha ganja yana kuri turaka buni faranga mu mihana bagiye bahafita abana bafasha buri nkome yo babonye iri gusamba bagasa bakaryana just wanna save isaha bakora ibyaha bakabishinja abakoboyi ku mihanda bugacya bajya imbere kwigisha iyobokamana nkumbuye shehe kera dakozwe iby'ingurube atangwa ifege atajyanwa no kugasembuye gusuba ingurube bari kuzirya beruye data we iduniya ndabona irimbutse abarokore birirwa banywa rikoro bafite kime mu guteza imbere skoro ngo kunywa nyinshi bamenye ko ari cyo cyaha ngo ari kusomye gake ntago byababaza Imana ndashaka kumenya The Black na Twaduhigo ndashaka kumenya amajina y'amafirigo next time zagaruka nkomerezaho stories z'ababire benshi nazo nzazivugaho. angabo winjemo neza cyane kabisa. None witwa ngo iki kwanza? Amazina ni Young Zaki YZ Wagwan Young Zaki yani Young Zaki. Young Zaki. Young Zaki. None sereka nkubaze uri kwandika iyo ndirimbo igitekerezo cyavuye kuki kugira ngo ukore indirimbo imeze gutyo ifite mirongo ikurikiranye gutyo? Igitekerezo navuga ko kitavuye kure cyangwa se ngo kingore kubera ko cyavuye nyine mu ba blogger nkoresha social media cyane tu so narebaga hirya yino wendi inkuru runaka ya trendinze aba blogger ama radio ama TV bari kuyivuga so mbona nakicara nkanariza nkabona mu mutwe wanjye harimo inkuru nyinshi z'ibyamamare kandi nyine ziri attractive so ndavuga why ntazishyira muri freestyle ko mbizi neza ko abanyarwanda bashobora kuyikunda so navuga ko ari igitekerezo cyavuye kandi nyine abanyarwanda barayikunze baracyari no kuyikunda. Yego kurikirana imboga nkoranyambaga cyane nihe nkuru yagukomye cyane muri uyu mwaka? Inkuru yankomye muri uyu mwaka ko ataka yisaga ariko ni saga ya Yago nta nubwo ari ntago yankomye iracyankoma saga Yago yagukomye guteze Yago ukuntu yankomye n'uburyo nyira use nabita ababanzi mu ruganda abanzi mu gakino ni benshi tu yagaba hanganye n'abantu benshi nicyo kintu kintangaza uburyo abari uwa peke ugasanga ari kwa uyu nguyu wobarizwa muri Big Energy cyangwa bya Big Energy nago bikozwe
iki kibazo tugitaruke. ariko wanatubwira buriya Yewe eh, mbamo igice kimwe ahandi ntago ndimo. hanyuma uwo bita Yago wo mufata ute? Yago ni umuntu w'agaciro mu muziki nyarwanda, by'umwihariko Yago tutaranareba ngo atangire umuziki. Yago urabizi ko yari afite YouTube nyine ikomeye kuva kera tu, yazamuye impano nyinshi still until now aracyazizamura tu. Yago aryoshye imyidagaduro nyarwanda, yagazi no kuririmba bro, yagazi kuririmba. Hari akaboro wanazemo, hari aho hakubisemo uvuga Yago se nk'unkubitamo gato twumva. Njya nkumbura Yago asohora Suwejo, yabaye hit ikinwa henshi mu matempo, izayikurikiye zabigize zero na ere wazikoraga ubu yazisibye nk'ejo. None se ako kantu ujya kukandika, wenda ntabwo tureke kujya ku ndirimbo yose, n'ubundi ndagenda nkubaza bimwe na bimwe, ariko kujya kuvuga ngo Suwejo ngo izayikurikiye, hari abantu bavuga ati Yago ntabwo azi kuririmba, ukavuga ko Suwejo ariyo ndirimbo yonyine afite. nawe ni kubyumva? Oya, yagazi kuririmba bro. azi kuririmba. Ibonye ibintu bibamushinja hano hanze ntabwo bigutera ubwoba? Ukavuga ati bino bintu bya social media, bino biboro ndi kujyamo byo kujya, urumva Yago abaye umuhanzi, ubundi imbere akiri mu itangazamakuru nta kibazo kinini cyagiye, hari akaba umuhanzi nibwo ibirego bitangiye kuza, bamwe bati ni umusambanyi, abandi bagenda bamushinja ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo bigutera ubwoba ukavuga ati nanjye ibintu reka ndeke kubijyamo? Biriya bintu ntabwo byabura muri showbiz. Biriya nyine uba ugomba kuba witeze ko bigomba kukubaho tu. Ni kimwe nuko nanone ushobora kuba ati kanjyemo, urumva ejo indirimbo yawe ukabona igize miliyoni 10 utabikekaga. So effect ziri negative n'iziri positive byose biba bishoboka, gusa muri showbiz nawe uko bisa kose ntago bimutungura, ni ibintu bisanzwe ababizi ko bigomba kuba. Ugikomoza nga ku ndirimbo ya nyine ya Nuza ya Yago, urumva iyo ngiyo nako hari ukuntu nyine ubijyamo indirimbo ikagira ama views menshi, sibyo? Hano hanze hari umuhanzi umuraperi mugenzi wawe bita Ishkevin, ndetse na uriya muhanzi wundi bajya bakunda gusera n'indera na Zero Trap. Ishkevin na Zero Trap wowe bafata ute wowe ku giti cyawe? Hoya bariya batipe ziriya maybe I don't know ko Ishkevin yara, ariko ngendeye ku by'ababloga bavugaga n'ukuntu ibitangazamakuru byabivugaga, ukuntu mbafata ni abagra banjye bose bazi kuririmba tu. Much respect to them. Ariko ubu ngubu aka kanya uraje time ushobora gushininga, ubu nawe hari igihe kizajya ugasanga utangiye kuburira, utangiye kuba beefinga bariya abagra. Oya, ntabwo biri muri gahunda mfite, kireka bitunguranye ariko ntabwo mbiteganya. Bakabika ari igihe wenda byazaba. So dukomeze rero, sibyo? Wowe uravuga ati witwa Young Zaki. Young Zaki ndashaka noneho tuhereze ishusho. Young Zaki ni muntu ki muri make? Young Zaki ni umuhungu ushima Imana, ngira ngo abatama bari kubibona kuri kamera. So ni bucura mu muryango w'abana 4, akaba ari nawe muhungu wenyine. Young Zaki no umusore ufite intego tu muri music, kandi ufitiye abanyarwanda ibintu byinshi cyane. Watangiye kuririmba ryari wowe? Young Zaki yatangiye kuririmba 2017. Nigaga S1, gusa natangiye music biri professional kuri Boxing Day 2023. Urumva ko haburaga icyumweru kimwe ngo tujye muri 2024. So nibwo nasohoye freestyle nise Noheli nziza. Ni freestyle ya Noheli yakozwe na producer Kina Beat. Nawe mukunda gukorana bya hafi ndakeka. Yego. So noneho tugarutse wowe kuri career, uri kwandika iriya ndirimbo ntabwo cyangwa iriya freestyle, ntabwo hari ufite ubwoba uvuga ati bano bantu ndi kuvuga bishobora kunkoraho? Urumva ugaruka kuri Philipita ukavuga ngo ni umusaza, ngo harya ngo bimeze bite? Philipita narabimusabye, bose narabibasabye ubundi. Yago arabimusabye? Bose narabibasabye, nta kibazo bitwara, nta kibazo bitera. Kumuririmba akubwira ngo iki? Ntaribi. Ati ntaribi, ikorere freestyle yawe n'abandi bose narabibasabye. Ariko ari wabanje kuyimwumvisha. Ubwo se wabimusaba utayimwumvishije ntacyo bitwara. Hanyuma Philipita we yakubwiye ngo iki uyimusebya uti ngo ntabwo ari ukumusebya, ariko ntabwo ari ukumusebya. Philipita nawe bose twarabivuganye tu. Bampaye
go ahead and then bakwete nta they kintu bitwaye na ikorera akazi kawe sibyo yeah. okay aka kanya umaze kugira indirimbo zingahe rero ubu mfite indirimbo ebyiri za uploadinze kuri channel yanjye ni Young Zaki ni Young y'umuntu muto yego hanyuma Zaki nyine ni Zaki mu kinyarwanda ni za na a na k na i Young Zaki hariho indirimbo ebyiri harimo yakozwe na producer Kina Beat nyine la freestyle ya Christmas twari tuvuze harimo indi project yakozwe na producer Package muri Country Records. Okay none karaga freestyle none inkomoko yako kugira ngo kagiye ku mbuga nkoranyambaga ubone kageza ahantu hose yeah inkomoko yako narakanditse tu nkashyira kuri platform zanjye gusa kamenyekanye kuri TikTok yego kuri TikTok nibwo bakamenye batangira kunyandikira bansaba namba za WhatsApp yego bajya no kureba kuri Instagram kubera ko niba babonye ko TikTok nitwa Young Zaki bakabona ko ari nge koko no kuri Instagram bahita bajya gushaka Young Zaki ubundi bakanyandikira nuko byagiye bigenda tu twikomereza no ku zindi freestyle twizamukire gake gake ku yindi iri hafi yeah Mana ndagusaba umukobwa uri virgin kandi ufite natirere urugero nka Maria Jeanne Dorothea Devota na Kerere sinshaka Teta na Jolie keretse bagabanyije iminywere nge ndagusaba umurokore ariko nanone hagaze sente sinshaka umugore upfumuye gatanu ku matwi no kuzuru sinshaka umugore uhorana na besto shaka utinya abahungu sinshaka umugore usuhuzanya somana nka bimwe by'abazungu nge ndashaka umukobwa ukunda gusenga mugari mu bukungu sabye umugore ukunda gukora cyane agahaha tukarya sabye umugore ucunda amata mu cyansi agasuka tukanywa sabye umugore uzajya undemera mu gihe naraburije nshaka byeri sabye demugura amatera n'amashuka gasasa tukaryama ndagusaba umugore fosho ungurira smart akanya kitushe ndashaka inkumita nk'inzoga ihora iri soba itarya na kushe ndashaka umugore w'iwacu ugifite umuco agwije amakashi umwe wambara rumbia ariko nanone ufite ibinyashi ndashaka umugore udafuha mu gihe ambonanye n'undi mudemo sinshaka umugore wambara bikini sinshaka ishori ifite femu sinshaka inkumi ivuka mu biryogo gatsata gikondo sejemo uwumva ari ready duhurize supplies ko kuri Kiss FM ndashaka umugore uri hambo udasinda akavuga ibigambo ndashaka umugore ubarusha keya gusa utarabaye Nyamirambo ntago nshaka higa w'ibigango yajya ndasa imigeri nka Rambo ndashaka inkumi izajya inyita sheri ntabya besto nka Titi na Nyambo sabye demugira amasoni papa wari pastor nyina ari diakoni ndagusaba umugore mana utazansiga gasiga abana sabye Fifi nirukanye Kesi sabye Mimi nirukanye Tesi mu rukundo bagira ubufezi Demare Strikers in team of Chelsea sabye Diana sinsabye Bijou buri niga yose ayiha bizu abagabo bafite n'amagana barusha umubare korabu ya Zizu Al Pacino aho ni neza cyane 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 yo bayita ngo iki ni freestyle isanzwe tu ni it's like isengesho ry'umusiribateri w'umurokore isengesho ry'umusiribateri w'umurokore hanyuma se ko numva uba ufite verse nyinshi ariko wajya kuri channel ugasanga ingoma ni nkeya biterwa n'iki Young Zaki ntago afite management tu Young Zaki afite blow wanjye unsupportinga yitwa Rich Gang shout out to him gusa ntago mfite full management nyine that's why utabona after 3 weeks after ukwezi wenda Young Zaki dropinze new song so that's why nuko nafite management iri full gusa mfite blow wanjye supporting for everything shout out to him more blessings yego ufite gusupportinga nta kibazo buriya n'ibindi bizaza gake gake inshallah urangije uhita uvuga uti kuba kwite isengesho ry'umusiribateri ariko ngiye nshaka kwibaza nyine ese izo flow nabanje kukubaza kuri iriya ya mbere ariko noneho iyo uri kwandika ubu ni ikihe kintu kikwenspira ikintu kinyenspira wenda ngiye kwandika n'iki cyatuma cyanyenspira ibintu nyine inspiration zishobora kuva ku nyine kuri story wenda nabwiye na mugenzi wanjye akambwira haga story gato gusa ngiye nkakabyaza ikintu kinini yego ikindi inspiration zishobora kuva kuri music maze kumva nyine ku buhanga bw'umuhanzi runaka maze kumva tu akanye inspiration nkavuga why nge ntakora igisa cyangwa se kijya kwegera izi ndirimbo ze maze kumva okay n'ubwa mbere duhuje n'ubutaha tugenda duhuza dupanga ibindi birenze so ariko ndago nshaka ko tuza kuganira cyane ahubwo abantu tubanze tukomeze tugenda tubereka ibikorwa twagiye ku yindi freestyle
kuba umugabo si ukugwiza abana n'abagore, birashoboka kwitwa umugabo ukiri umusore. Umugabo ni wa mukapu w'inyangamugayo umwoharanira kubera isingira akamaro. Uyu butumbi si ubugabo n'urushinge rwica baro. Nta mugabo utinya struggle, nta mugabo ukwepa haso. Niba upinze bro bazaso, bro menya ko uko byagenda kose nta mugabo utinya jango. Umugabo nyamugabo aharanira kwigira, agomba kuba ari munyakazi biceri byinjira. Nta mugabo ucumitwa motion bagusubiza. Umugabo ni nk'inyenyeri iteka oramurika. Reka nta mugabo ujucudika n'abahugita. Nta mugabo ujyuburara aremera akavunika. Nta mugabo ugikina nama ninja yinaha. Umugabo nyamugabo abyuka kare bugicya, akajya ku ndege gutigita ngo abone ibicwa. Every day every time aratumwa agatumika. Nta mugabo ujyurukane wo muco w'abaniga. Umugabo ahora targetinze kuri faida. Nta mugabo useka imbohe nawe jajya mu gihome. Nta bugabo bw'abambone ni nk'umugore. I just want you know ko kuba umugabo bisaba ukipefera imiruho. Kuba umugabo no guhiga si ukuviyora izo mpinja, no kwemera ugakoronizwa no guhiga ikimba, no kwikiza izo nyiga, guhumukazi poa, no kwipampa bya gisodo kikiza ababisha. hari akantu uzanyemo ngo nta mugabo ucumitwa. uriya ntabwo aba ari umugabo, bariya ni abagore. ushatse kungemise mbihuza na story y'ibyo Yago bari kuvuga, nshobora numvisha ukuntu Yago barimo aribasira ba jihadi ngo iki na ngo iki. Ibyo ni ibya Yago nabo bararabe. Njye nta makuru mbifiteho, gusa nkanjye ku giti cyanjye tu aya nta mugabo, nta sake ijya ku yindi sake nibara. Buraje nose yo wumva ibintu baza okay. Ni ukuvuga ngo iyo wambwiye ko ukurikirana ibya social media cyane, uko ngo hari byinshi ureba sibyo, ariko nk'iyo ukurikiza ubona nk'umuntu w'umugabo wenda hano Yago yarimo aravuga wumva asa nk'uri kuvuga jihadi, even na jihadi nakaza ariko gusubiza Yago mu ntwaro mu n'ibiki, ariko jihadi ukumva ari kumushinja ubutinganyi sibyo, ukawa nawe warakomoje kuri ako kana, ariko wa mentioninzamo bita motions bagusubiza mentioninzamo bita motion. That's why impamvu harimo motion, nta mugabo ucumitwa. Motion bagusubiza babifiteho amakuru, bazi ko gucumitwa ari icyaha. Shout out to motion. Yego. Motion akunda Kevin cyane. Ntago mbizi kabisa. Yigeze kubitangaza avuga ati umuntu yifuza kubana n'ubuzima bwose ni Kevin. Hanyuma se narindi kukubaza bira bya Yago ubifata utiyumva umugabo umuntu nka jihadi, umuntu ushobora kuba yagira icyo agufasha muri platform zawe bamushinja ubutinganyi, ntago uvuga uti umunsi nakeneye support nkeneye wenda kuri mutipa nzamura cyane ko akora kuri radio, si bizayisanga atangiye kunsaba za service. Bire kono mbifata bira ni ibintu byabo man. Nge ntago naza ngo nemeze ngo umuntu n'umutinganyi ntaramubonye. Based on what bro? Kuki sataba ari ntago mbizi, niyo zira story zabo ntago nzijyamo cyane tu. Turado story nge nturengaho ntago. Ariko birakubabaza? Birambabaza. Iyo abantu babaga baterana amagambo. Oya ntacyo bitwaye, wasanga ari inyungu zabo ziva. Urumva wasanga ari inyungu atavuze atarya, wasanga ari ariko bigenda tu, that's why. Nawe ni time ubungu tukwitega ko hari igihe bazajya wisanga biri ariko bimeze. Uri kuvuga uri guterana n'abana amagambo se? Oya ntago ari iyo gahunda mfite. Twikomereze rero ku yindi freestyle. Freestyle wakubise abantu barayikunda bayita motari. Motari about to drop it. Igomba no kubageraho soon tu. Ukora uverisa kuri banki itunguka, akabiza gusanda shona ni kutahira. Ukora ibishoboka byose ngo agukunde, na wagakora ibishoboka byose ngo agukure. Uhora wikina kuba jama bawe, ubarabura kwiyo couple ari munange. Hari abari gutsinda ibitego Musanze, wowe ukibereye Rusizi muri defense. Komeza wige yacu yararangiye, niba ari abahetsi narabacurangiye. Charlotte ku musore w'umudage, mbabazwa no kuhingukeza bakagusarurira. Many times wamusabye kugusura, mwigeze muhuza reka n'igihuha. None urasamye ngo ufite icyana, burya icyo cyana ufite nacyo gifite igisaza. Muri phone ye witwa Motari. Inshuti se zikuzi nka Motari. Se na nyina baskuri Motari, abasore bacemba nabakuzi nka Motari. Wa Motari muri phone ye yitwa Motari. Motari inshuti se zikuzi nka Motari. Motari se na nyina baskuri Motari, abasore bacemba nabakuzi nka Motari. Ni neza cyane. Ariko iyo story ntago yabara kubayeho. Story yabaye ntago yambayeho, ubu yabaye ku muniga wanje tu.
yeah. atereta icyana asanga bamwanditseho ngo ni kwa kundi ubuzi ngo icyana waragikonfirimye ugifite 100%, yego, ugasanga ni muri mayinazi, ni kure kure mbari, ugasanga kombe yakugize motari, uyu motari cyangwa zamu, motari cyangwa zamu. yeah. Okay. Abantu rero bakubonye aka kanya bakagukurikirana, bagiye batangira bagenda bakubona ahantu hatandukanye, ni ikihe kintu wabizeza na Young Zaki? So Young Zaki afite ibintu byinshi man, you know, ibyo bamaze kubona ni agatonyanga mu nyanja, mfite imizigo myinshi, ama freestyle menshi, mfite ibikorwa byinshi tu abanyarwanda n'abanyarwandakazi bazabikunda. So niba babonye freestyle imwe ukabona ibiki bayikunze n'ibiki bayishimiye, ndishobora kubona next projects nyinshi cyane nazo bazazikunda, bajye kuri YouTube basubscribing kuri Young Zaki. Nababwiye ko bandika Young y'umuntu muto, Zaki mu kinyarwanda ni zana a na k na i, bajye kuri Instagram ni Young Zaki, TikTok ni Young Zaki, bakore follow kugira ngo ibikorwa byanjye bazajye babibona ku buryo bwihuse. Yeah. Okay. So reka ngushimire rero kubwo umwanya wawe waduhaye, ariko dusoza ndi kumva n'ubundi hari ukuntu hari icyo wabwira abantu nyine bagukurikiye, yeah. Hari ukuntu umuntu aza we navuze ati abantu ndashaka kuza kubwira abantu iki kintu, nako nigane ijambo, ikintu nshaka kubwira abantu badukurikiye, yego, ntitaye ngo ufite uruhare ariko nta n'umuntu udafite, nta n'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi udafite uruhare mu myidagaduro. Ushobora kuba uri umunyamakuru, ushobora kuba uri umufana, ushobora kuba uri umuhanzi, ushobora kuba uri umuvixen, umuntu wese ufite uruhare muri showbiz, mani dushyigikira umuziki nyarwanda tu, you know. Amasomo twarayabonye za Nigeria, buriya Nigeria ntabwo umuziki wayo wahoze kuri rwa rwego, ibi bintu bibaye nko mu myaka 10 ishize. So ni gute twebwe tutatumbagiza, tutazamura umuziki nyarwanda? Turabishoboye, dufite internet, dufite igihugu cyiza, dufite ibikorwa remezo by'imyidagaduro. So reka duhe igicumbi showbiz, reka duhereze umwanya imyidagaduro mu Rwanda, ubundi ibintu bigende neza. Shout out to the more. Yes, reka ngushimire mwana, wakoze cyane. Asante sana big bro, more blessings. Sawa sawa.